baraje ngo filime ngo zarabuze ngo rega ngo urabona ngo impamvu ngo filime ngo zabuze ngo hari abakinnyi ngo bagiye ngo babiri wirengero miliyoneri arabagaruye. Filime ya mbere mu Rwanda kano kanya Remy debande Bossman arongera yifashemo. Musobanuzi wa mbere wenyine wariye, musobanuzi wa mbere wenyine uhagaze neza cyane ku mufuka ndetse no ku mutima. Musobanuzi wenyine uzi gusoma. X Nation Films in association with the millionaire. Bandi basobanuzi jya bumva kubwira ngo nari ngo ngerega ngo ni yenyine wariye. Abayari ariko utari iryo yuzuye. Zatinye ingagari zinywa amazi atatetse. Murasetsa. X Nation Films in association with the millionaire. Rakshak iratangiye ku munsi wa none. Episode 5 mama we. Episode 5 iratangiye ku munsi wa none neza cyane 5 kwa 5. Remy yafashemo. Rakshak. Remy yafashemo. Remy debande. Turatangiye. Rakshak arimo aravirirana. Sinzi icyo yabaye. Nawe undebere buriya. Hari ukuntu filime zitangira. None filime yatangira ugahita ubona ko filime ntabwo ari ikiwani. Ugahita ubona ko filime ifite uburyo ikoze. Rakshak aratangira arimo aravirirana. Byagenze bite? Simbizi. Yatangiye kutuganira ndagira ngo amagambo Rakshak atangiye kutuganira amagambo y'igitangaza ni mu rurimi rw'igihinde. Ndayagwa mu Kinyarwanda. Remy nicyo cyanzanye gusobanura. Bossman narize mister. Baravuga ati bajya bavuga ngo burya ikitakwishakira gukomeza. Uwo amagambo ya Rakshak. Amagambo ya Rakshak. Abagizi bana bibashatse kunyica ariko biranga. Nagumye n'icyuma barabizi neza n'icyuma dende cy'umuzungu. Wangiza miriro. Gusa nubwo batanyishe ngo bikunde ariko barankomerekeje ku buryo bukomeye cyane. Ni Rakshak tuganirira. Amagambo. Icyo gihe natakaje icyizere. Nyuma yo gutakaza icyizere ndagenda nirekera ahantu mu cyaro mbari njya kuba niturije. Rakshak akomeza tubwira ati namaze umwaka wose nakora ibikorwa by'ubutabazi. Ati icyo gihe naremeye mbaho nk'umuturage usanzwe ndagenda ndaciririka rwose mbaho nk'umuntu uciriritse. Byatu rwose ndagenda ndapowa ndakwama mu cyaro. Nashatse akazi mbaho nk'umuntu uturage usanzwe nk'abandi baturage bose ndagenda nibero. Bampaye na jinga ubu ngubu nsigaye yororera amatungo. Rakshak. Gusa nk'uko bivuga baravuga ngo buriya umuntu asiga ikimwirukankana ntabwo asiga ikimwirukamo. Ntabwo umuntu yasiga ikimwirukamo. Abagizi bana be bakomeje gukora ibyaha byabo ndetse uko bikora ntabwo njye nari gukomeza kubyihanganira. Rakshak tubwira ndetse kandi umwitozo ukajya mbere. Igitangaje kandi sinjye uri bujye kubihikira ngo ndabizi baraza banyishakira bakimara kumva izina ryanjye gusa. Rakshak bakimara kumva iryo zina ryanjye mama we umva bakimara kumva izina rye Rakshak n'inkuba zigahita zikubita. Bakimara kumva izina rye gusa ubaraza kumwishakira. Rakshak duwa acaho turatangiye episode 5 ku munsi wa none mister. Twatangiye dutangiye gutyo tangiye bageze aha ni byaro mbari dutangira nyabiruka turi migendere arimo na kamitavu shaka mitavu kamaze iminsi ari ukuntu kikaraga ari ukuntu sasa nkuko mubizi muri iyi minsi ibintu hari igihe bigira gutya bigakara abajene benshi bakabura icyo bakora bagakorakora. Sasa niba ubuze icyo ukora uyikorakora hanga umurimo. Bana guhanga umurimo byarabananiye do birirwa bakorakora. Ni ahantu ku cyaro dutangiriye ku cyaro ku cyaro waba wa miliyoneri n'udutangiriye ku cyaro ku ifishi kugera hano we ariko se igihe twagendeye niba iki cyabirukanse ariko se niba niyo giye kuva kare wose igihe twagendeye Rakshak turabara bari kumuhiga. Rakshak babimenye ko ari muzima. Rakshak abantu benshi bari bazi ngo yarapfuye. Nawe bari bagakaro ga filime barimo ngo Rakshak yarapfuye. Nabona bari bazi ngo Rakshak yarapfuye gusa sinzi babwiye ko ari muzima barimo baramuhiga. Tugende tujye kumushakisha. Sasa wagenzi sinzi ngo ndababwiye ngo Rakshak ni muzima babimenye bati turuko byatangiye sasa turuko ibintu byose byagenze sasa do Kicukiro santere haruriyo Kicukiro santere miliyoneri ni hari noneho dore nguyo
muri Arizona State. Be miliyoneri banza afunga agashati, shyiramo agashati kugira ngo arenzeho agakoti. Ikibazo miliyoneri ni umukate, afata akarokaro nk'iya mangaze ya 2 karenzeho agakoti kugira ngo akange rubanda. Murasetsa to rundamo agakoti nk'akaya ku ntoryi kano se kano ntiyakagura n'umukene. Rundamo agakoti arabanza ahindura ishusho to miliyoneri bitekereza. Arabanza narubatse Arizona State nayigize yaje. Arizona State yayigize kumbe sasa gashyekero yazido turabarara gashyekero we karabaye inanilaye Rakshak waje kuba mwikireyo azana amakuru yazanye urugambo yazanye Rakshak. Nibwo abagenzi byabageze mu matwi ko Rakshak akiri muzima. Dore imitafu none yitajya no kuryihenyo. Dore imitafu mitafu akabari karahombye mu minsi ishize. Genda bizi neza arahantu ngo mu murwa utagendwa ngo niwe Rakshak agiye kwitsimba byose n'abantu Rakshak agiye gutura nyuma yo gatawe icyuma ni ninja. Rakshak yaraze ngo agiye gutabara. Rakshak agiye kwitsimba hano ngo mu murwa utagenda. Mama we mu murwa utagendwa niwe agiye kwitsimba. Weki buretse gato ayo makuru ntabwo twayihererana. Ayo makuru ntabwo bayihererana ako kanya bagenzi. Turaxire yafata umwanzuro. Turaxire ya on the beat. Turaxire nawe beat zaramuhombanye zigagenda mu kamodoka gashaje shaho gatama PS kayana bagare ngore hari umwe. Turaxire itamagare miliyoneri boss wanjye kibintu byanze n'inyenzi kagenda muri rumwe wakoze umuti. Turaxire rushaka iki bite sha truck yego boss ndakumve miliyoneri kubera umufunga abantu bose basigaye bamwita boss. Uzi ko burya Rakshak akiri muzima. Rakshak yego ko inalillahi na ubadi Remy beki Rakshak aracyari muzima arahumeka rwose aratera umugeri. Beki business irahombye karabaye none imiziki irapfuye boss. Buretse gato nako Turaxire asigaye yiba nyuma y'iko imiziki yanze. None ko nababwiye ndabaye ibiceri ngo Rakshak mu mukiye muri mu mukure mu nzira. Uko miliyoneri business agira intangane yo gucuruza cocaine umucunge arahiye undahembwa ihomba. Ntabwo nshaka business yacu ihombe. Rakshak rero ubwo arimo araza kandi yangiza buri kimwe cyose mu byo nkora ngo murampombye dore ngo ari muri Arizona State. Rakshak ntabwo nshaka gukomeza numva Rakshak iyi mihanda Rakshak hirya no hino Rakshak ku mbuga nkoranyambaga Rakshak never. Ndashaka kugira ngo numve ngo Rakshak kano kanya n'akarambo. Ndashaka ngo mukimara kuvayo ndetse kandi mukimara no kuvayo muhite mu maraporo mu magaranga handi muri Arizona State of Nation. Miliyoneri itatanga itegeko. Miliyoneri afite ukuntu atanga itegeko ambwira ati Remy musaza tiburiya mani macha kugira ngo bank zose rekura ziberi dance. Tutona batwibugije babaganisa shawo ako kanya barara bahita batangira kwisuganya. Nicyo ngire nako kanya Rakshak abagenzi byo kamiganira byatubwiye ati ntabwo abajura ngewe ntabwo abagizi ba nabi njya kubishakira ndabizi kano kanya niba mara kumva izina ryanjye gusa barahita baza kunyishakira. Dore ninja kari mu nguni hariya kameze nka kanganyura urumogi. Urayitwa nde David? Vungre Rakshak kumbe nawe Rakshak abari kukitoza Rakshak arabizi neza ko abajura bari kumushaka. Arahaga dore mwitozo none arafunga sha buriya gakoza ku mumetso wabyumva. Dore mwitozo Rakshak ari mu myitozo bageze abajura bagize bane barahuritse. Dore Rakshak mu myitozo mama we ku cyaro. Dore ngo ku cyaro bageze dore mwitozo mister. Dore mwitozo monsieur. Dore mwitozo baba bagize turinari mama we karaye none. Dore mwitozo Rakshak ariho abagizi bana bahuye n'ibibazo.
bahuye n'ingorane barahuritse karabaye. Muzibagirwa gukanda subscribe kuri channel yacu yitwa Millionaire. Millionaire iryo zina nimukaryibagirwe. Ndaje bakubita episode ya 6 mu kanya kari imbere, banyita Remy Bossman w'i Kigali. We are the man baddest Remy. Millionaire, don't forget to subscribe on this channel. Millionaire Bossman, bang them. Weird. Ladies and gentlemen, you know what? Let me out.